Abantu benshi dusoma Bibiliya. Abatayisoma nabo ni kenshi bumva inkuru cyangwa amagambo yanditswe muri icyo gitabo. Mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, abantu bajya impaka ku ngingo n'amasomo avuga ku mugore. Nzi umubare munini w'abantu batinya kuvuga kuri iyi ngingo, kuko kuyivugaho bisaba kuba ufite ukuri kuzuye. Bijyanye n'isi turimo muri iki gihe, kugoreka ukuri kw'iyi ngingo ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma wisanga mu maboko atari ayawe. Ikibazo cyo kumenya niba Bibiliya yarasuzuguye abagore kiragoye, kandi gisaba gusobanurwa neza. Hari imirongo imwe n'imwe yakunze gusobanurwa nk'igaragaza ko abagore bagabanyirizwa uruhare. Ariko hari n'indi myinshi igaragaza abagore bari mu buyobozi. Indi ikabagaragaza nk'abantu b'icyitegererezo mu kwizera, ndetse hari n'indi mirongo igaragaza uruhare rwabo rukomeye mu murimo w'Imana. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku mirongo ya Bibiliya ikunze kwifashishwa mu kuganira kuri iki kibazo, tunarebe n'ibisobanuro by'iyo mirongo. Ikindi turarebera hamwe uburyo umugore yahindutse ijwi ry'Imana mu gihe cy'umwijima. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 14 ku murongo wa 34 kugeza uwa 35, hari amagambo avuga ngo: abagore ntibaceceke mu materaniro kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga. Kandi nibagira icyo bashaka kumenya, babibarize abagabo imuhira, kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Iyo usomye amagambo abanziriza uyu murongo, bigaragara neza ko Pawulo yavugaga ku kibazo cyari cyihariye mu itorero ry'i Korinto. Ntabwo ari itegeko rusange yatangaga ku matorero yose. Ikindi, mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 ku murongo wa 11 kugeza uwa 12, naho hari amagambo avuga ngo: umugore yigana ituza aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agira ituza. Muri uru rwandiko rwose Pawulo yavugaga ku myigishirize mibi yari iri muri Efeso. Ibyo rero biduhamiriza yuko Pawulo atari itegeko yatangaga rihoraho ku bihe byose. Igihe Pawulo yandikaga amabaruwa nk'ayo mu rwa mbere rw'Abakorinto ndetse n'urwa mbere rwa Timoteyo, amatorero yabaga mu ngo z'abantu. Abagore bamwe bashoboraga kuba batarize cyangwa se bakaba batari bafite uburambe mu bintu by'inyigisho. Ndetse ikindi, muri icyo gihe hari hariho akajagari ndetse n'inyigisho zitari zo zari ziri gukwirakwira. Rero iyo Pawulo avuze ngo abagore ntibaceceke, abantu bamwe bibwira yuko yashakaga gukemura ikibazo cy'akajagari mu materaniro, kandi koko niko biri. Ntabwo yashakaga kuvuga ko abagore bose batemerewe kuvuga iteka ryose. Nanone hari aho Pawulo agaragaza abagore nk'abantu b'abayobozi ndetse n'abafatanyabikorwa. Muri abo twavuga nka Priskila. Uyu Priskila iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 ku murongo wa 24 kugeza wa 26, hatwereka uburyo ari we wigishije Apolo. Kandi uyu Apolo nyuma yaje kuba umuvugabutumwa ukomeye. Nimba rero Pawulo agaragaza uyu Priskila nk'umuntu w'umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana, umuntu wakoze ibikorwa bikomeye harimo ivugabutumwa, ntabwo nanone ari we wari guhindukira ngo avuge ko abagore batagomba kwigisha cyangwa ngo avuge ko abagore bagomba guceceka. Ibi rero byerekana ko amagambo ya Pawulo yari ajyanye n'ibihe ndetse n'ibibazo byihariye by'itorero runaka. Indi ngingo ikunze kugirwaho impaka ni ijyanye n'ibivugwa kuri Eva. Mu Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 16 hari amagambo avuga ati: kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti: kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Uyu murongo uvuga ibyakurikiye icyaha cya mbere. Bamwe bawufata nk'ushyiraho ko umugabo agomba gutegeka umugore, ariko nanone tugomba kwibuka ko ibi byari ingaruka z'icyaha. Ntabwo wari umugambi w'Imana wa mbere ko umugore ategekwa n'umugabo.
mu isi nziza itarimo ikibi ntabwo umugabo yagombaga gutwara umugore we, ahubwo bagombaga kubana buzuzanya. Ikindi kintu tugomba kuzirikana ni isomo rikunze kugirwaho impaka riri mu Befesi igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza 24, aho bavuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Uyu murongo wakunze gusobanurwa nk'ushyiraho ko umugabo ariwe ufite ubuyobozi mu rugo, ariko umurongo ubanza ugaragaza yuko hagomba kubaho kugandukirana, kubera yuko hejuru havuga yuko abagabo basabwa gukunda abagore babo urukundo rwitanga. Niba abagabo basabwa gukunda abagore babo, noneho n'abagore bagasabwa kugandukira abagabo babo, birumvikana yuko umugore ntabwo hano aba ateshwa agaciro, ahubwo bigaragaza yuko buri muntu wese hari inshingano afite mu rugo, bityo buri umwe wese yakora ibintu neza, yaba mu murongo mwiza, ibyo bigatuma mu rugo habaho amahoro n'urukundo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 7 hari ubutumwa Petero agenera abagabo. Yaravuze ati, namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Iri ni isomo ryiza, ndetse uyu murongo urasobanutse bitewe n'uko ahangaha Petero ari gutanga inama ku bagabo z'ibyo bagomba gukora kugira ngo amasengesho yabo ye kugira inkomyi. Icyakora interuro iri muri iri somo ivuga ngo kuko bameze nk'inzabya zidahwanyijwe namwe gukomera, hari abibwira ko Petero hano yari ari kugabanya agaciro k'abagore. Ibyo ntabwo ariko bimeze, kuko aha yari ari kwerekana intege nke z'umubiri. Ntabwo hano yari ari kuvuga ko ari ab'agaciro gake, nta nubwo hano yavugaga yuko ku bijyanye no kwizera bagomba kuza ku mwanya w'inyuma, kuko muri uyu murongo abwira abagabo ko abagore ari abaraganwa hamwe nabo ubuntu bw'ubugingo. Bivuze yuko rero abagabo n'abagore bafite agaciro kamwe mu maso y'Imana. Igihe dusoma imirongo yo muri Bibiliya maze tukibwira ko isa n'igabanya agaciro k'abagore, hari ibyo tugomba kuzirikana. Tugomba kureba ngo ibyo bintu byanditswe byari, noneho tukanareba ngo ninde wandikiwe. Noneho ikindi kintu cya gatatu tugomba kuzirikana ni ukureba ngo ese aya magambo yandikwa ni ikihe kibazo yari agamije gukemura. Mu muco wa kera abagore bari bafite uburenganzira buke ugereranyije n'ubu, ariko mu rwego rw'icyo gihe inyigisho za Bibiliya cyane cyane iza Yesu zaganishaga ku kuzamura agaciro k'umugore kurusha uko byari bisanzwe. Mu gihe cya Yesu tubona yuko mu muco w'Abayahudi ndetse no mu muco w'Abaroma abagore batemererwaga kwigisha. Ikindi muri icyo gihe abagore ntabwo bari bemerewe gutanga ubuhamya mu rukiko. Ikindi kintu, ntabwo iyo babonaga umugabo ari kuganira n'umugore mu ruhame, ibyo bintu byaratunguranaga kuko byafatwaga nk'ibintu bidasanzwe. Ariko nyamara igihe Yesu yari ari hano ku isi, murabyibuka muri Yohana igice cya 4 yaganiriye n'umugore w'umusamariyakazi. Ikindi, Yesu yari afite abagore bamukurikiraga kandi bamufashaga mu murimo. Ndetse tunabona yuko nyuma y'uko Yesu azutse yamanje kwiyereka umugore, yiyeretse Mariya Magadarena. Bisobanuye yuko umugore ari we muntu wa mbere wamenye umuzuko wa Yesu. Rero ibi bintu bikorwa byose Yesu yakoze, ibi byari ibintu byagombaga ubundi guhindura imyumvire mibi yari isanzwe muri icyo gihe. Mu bihe bya kera byo mu burasirazuba bwo hagati, muri Ancient Near East, sosiyete y'icyo gihe yari iyobowe n'abagabo. Umugabo niwe wari umutware w'umuryango,
abagore akenshi bagashyirwa mu nshingano zo kurera no kwita ku rugo gusa, noneho ibijyanye n'umurage ndetse n'ubutaka ugasanga byarahabwaga abahungu. Ariko nanone nubwo byari bimeze bityo, muri Bibiliya iyo tuyisomye tubona abagore bakomeye ndetse tukabona yuko abo bagore barenze imipaka y'umuco wabo bagakora ibikorwa by'ubutwari. Usibye Mariya Magadarena twamaze kubona ko ari we wakoranye na Yesu umurimo, ndetse twanamubonye ko ari we wabonye Yesu bwa mbere nyuma y'uko azutse, ndetse twanabonye Purisikira mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 18 umurongo wa 26. Uyu Purisikira tukaba twabonye yuko yakoze umurimo w'ivugabutumwa yigisha Apolo, kandi Apolo nawe agezeho akumurira umurimo w'Imana mu buryo bukomeye. Hari n'abandi tutakwirengagiza, harimo Esiteri. Iyo dusomye igitabo cya Esiteri kiri mu Isezerano rya Kera, tubona uburyo Esiteri yakoze umurimo ukomeye kuko yakijije ubwoko bwe mu gihe byari bikomeye. Undi muntu rero uri muri Bibiliya wakoze ibikorwa by'ubutwari ari umugore, akabikora mu gihe byari byagoranye, akabikora mu gihe abagabo byari byabananiye, ni uwo twita Debora. Uyu Debora yari umucamanza akaba n'umuhanuzi, akaba yarayoboye Isirayeli mu gihe gikomeye nk'uko tubibona mu Bacamanza igice cya 4 kugeza igice cya 5. Uyu Debora ni umugore wahindutse ijwi ry'Imana mu gihe cy'umwijima. Nk'uko tubibona mu Bacamanza igice cya 4, hari igihe mu mateka ya Isirayeli igihugu cyari kiri mu kaga. Abisirayeli bari barateshutse ku Mana, noneho icyo gihe bagwa mu maboko y'umwami Yabini w'i Kanani. Icyo gihe bamaze imyaka 20 bakandamizwa n'umutware w'ingabo witwaga Sisera. Mu gihe cy'umwijima n'akarengane gakomeye, Abisirayeli bibutse Imana batakambira Uwiteka. Icyo gihe Imana yahagurukije umugore, ihagurutsa Debora. Uyu Debora yari umuhanuzi n'umucamanza. Ntiyari umugore usanzwe rwose, yari umuhanuzi, bishatse kuvuga yuko yavugaga ijambo ry'Imana. Ikindi yari umucamanza, ibyo ni ukuvuga yuko yakiranuraga abantu akabakemurira ibibazo. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo witwaga umukindo wa Debora. Abantu bose bamusangaga aho ngaho bakamugeraho baje gushaka inama n'ubutabera, nk'uko tubibona mu Bacamanza igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza uwa 5. Mu gihe rero abagabo benshi bari batuje bafite ubwoba, bari mu bihe bikomeye, Debora we yari ijwi ry'ubwenge n'ukuri. Icyo gihe rero Imana yanyujije muri Debora ubutumwa bw'intambara. Imana ibwira Debora guhagarara, noneho Debora ahamagara Baraki, noneho Imana imuha itegeko ryo kujya kurwanya Sisera. Uyu Debora igihe yabwiraga Baraki ko Imana iri gutanga itegeko ryo kujya kurwanya Sisera, uwo Sisera niwe wari uri gukandamiza Abisirayeli muri icyo gihe, Baraki yaravuze ati, ubwo abibwira Debora, Baraki abwira Debora ati, nugendana nanjye nzagenda, ariko nutagendana nanjye sinzagenda. Ibyo biri mu Bacamanza igice cya 4 umurongo wa 8. Debora akimara kumva aya magambo Baraki yamubwiye, Debora ntabwo yamuciriye urubanza, nta nubwo yamubwiye amagambo yo kumusebya cyangwa kumwereka ibintu byose kari kugira ubwoba, ahubwo uyu Debora yahise amubwira ati, nzajyana nawe. Ariko nanone hari ikindi kintu yamubwiye tubona mu Bacamanza igice cya 4 umurongo wa 9, yamubwiye yuko nibajyana icyubahiro cy'intsinzi kizahabwa umugore. Kuko hano mu Bacamanza igice cya 4 umurongo wa 9 twabona amagambo avuga ati, aramusubiza ati, ni ukuri tuzajyana, ariko nta cyubahiro uzabona muri iryo tabaro uzatabara, kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Debora aherako ahagurukana na Baraki bajya i Kedeshi. Ibyo nari maze kuvuga yuko biri mu Bacamanza igice cya 4 umurongo wa 9.
ubwo baratabaye, intambara iratangira, noneho Imana itera urujijo mu ngabo za Sisera, Isirayeli iratsinda, twavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu gihe bari bamaze gutsinda nk'uko tubibona mu Bacamanza igice cya 5, nyuma y'intambara Debora ntiyifashe nk'intwari ngo yishyire hejuru, ahubwo yahimbye indirimbo yo gushima Imana. Yaravuze ati Imana niyo yatanze intsinzi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu Debora yahesheje Imana icyubahiro. Uyu Debora hari amasomo menshi dushobora kumwigiraho. Isomo rya mbere dushobora kwigira kuri Debora ni ukumenya yuko ubuyobozi budaterwa n'igitsina, ahubwo buterwa n'ihamagarwa. Waba uri umugabo, waba uri umugore, Imana ibasha kuguhamagara ikakugira umuyobozi. Debora yari umugore, ariko nubwo yari umugore, turabona yuko yari umugore, aba umuyobozi, noneho ariko anaba umuyobozi mu gihe abagore batari basanzwe bamenyereweho ibintu byo kuyobora. Ariko noneho kubera yuko Imana ireba umutima, ndetse Imana ikareba ihamagarwa, kuko Imana itareba igitsina, Imana yahisemo guhagurutsa Debora. Muri icyo gihe hari abagabo batandukanye, batinya gukora umurimo w'Imana. Imana irabareba ibona badashitse, ariko nyamara yitegereje Debora imubonamo ubutwari. Kandi koko na Debora yabaye intwari, aba umucamanza, aba n'umuhanuzi. Niba Imana iguhamagaye nawe rero, ntukemere ko imyumvire y'abantu muri kumwe iguca intege. Ya myumvire ipfuye ivuga yuko abantu nk'aba batagomba gukora umurimo, weho igihe Imana iguhamagaye ugomba gukora umurimo. Ikindi kintu tugomba kwigira kuri Debora ni ukumenya yuko umuyobozi akorera abandi. Debora ntabwo yayoboye ku bw'inyungu ze. Ahangaha tubona yuko Debora yakemuraga ibibazo, noneho agatega amatwi abantu bose bamusangaga. Natwe rero tugomba kumenya yuko iyo umuntu ari umuyobozi, icyo aba ashinzwe ni ugutanga serivisi. Ntabwo aba agomba gutegeka abantu ngo abategeke n'igitugu, kuko Debora yaricaraga, abantu bose bamusanze akabatega amatwi, ndetse akanabakemurira ibibazo. Ikindi kintu cya gatatu twakwigira kuri Debora ni ugutera abandi imbaraga. Igihe Baraki yagiraga ubwoba, Debora yamubereye imbaraga. Ni ukuvuga ngo natwe dushobora kwigira kuri Debora, tukamenya yuko ibyo dukora byose tugomba gutera abandi imbaraga. Cyagiye bagenzi bacu bacitse intege, cyagiye bafite ubwoba, twe tugomba kubatera imbaraga. Noneho icyo tugobona kuri Debora, usibye kuba yarabwiye Baraki amagambo amukomeza, yanifatanyije nawe, aramubwira ati tuzajyana. Natwe rero tukamenya yuko tugomba gutera abandi imbaraga, atari ukubabwira amagambo abakomeza gusa, ahubwo tugomba no kwifatanya nabo. Icyo gihe bizatuma umurimo w'Imana ugenda neza, ndetse n'ubuzima bwacu bugende neza. Ikindi kintu cya kane dushobora kwigira kuri Debora ni uguha Imana icyubahiro mu ntsinzi, cyangwa se guha Imana icyubahiro mu gihe hari ibyo twagezeho. Nimba hari ibyo duharanira kugeraho, cyangwa se nimba turi mu bihe bibi Imana ikabidukuramo, tugomba kuzirikana guha Imana icyubahiro. Nyuma y'intambara mu gice cya 5 cy'Abacamanza, nk'uko tubibona, Debora yahimbye indirimbo yo gushima Imana. Iyo dutsinze, cyangwa se iyo hari ibirusha twari turimo, tugatera intambwe tukagera mu buzima bwiza, cyangwa se iyo hari ibyo twaharaniraga kugeraho byiza tukabigeraho, icyo gihe ntitukwiriye kwishyira hejuru, ahubwo dukwiriye gushima Imana. Ikindi kintu tugomba kuzirikana, ntabwo umuntu aba intwari kubera yuko atagize ubwoba, ahubwo umuntu aba intwari kubera yuko yemeye gukora no mu gihe giteye ubwoba. Iki gihe Debora yari arimo cyari igihe gikomeye cyane. Nawe ntabwo ari ukuvuga yuko atagize ubwoba, ahubwo nawe yarabugize. Icyakora aha tubona yuko nubwo byari mu gihe giteye ubwoba, Debora yahisemo kumvira Imana,
kuruta kumvira ubwoba. Natwe rero tugomba kugira ubutwari, noneho tukamenya yuko ubutwari ari ugutera intambwe igihe Imana iguhamagaye, ndetse n'ubwo byaba ari mu bihe bigoranye, mu bihe bikomeye, ugomba kuba intwari, ukitaba umuhamagaro w'Imana, ukemera kuba igikoresho cy'Imana. Muri make rero, mu gihe cy'umwijima Imana yahagurukije Debora, umugore w'intwari. Mu gihe cy'akarengane uyu Debora yabaye ijwi ry'ubutabera. Mu gihe cy'intambara uyu Debora yabaye umuyobozi, ndetse no mu gihe cy'intsinzi uyu Debora yabaye umurinzi w'ishimwe. Inkuru ya Debora itwigisha ko Imana ishobora gukoresha umuntu uwo ari we wese wemera kuyumvira, kandi n'uyu munsi niko bimeze. Isi ikeneye abantu bameze nka Debora, ikeneye umuntu uhaguruka akavuga ukuri kandi akayobora mu kwizera. Nawe rero muvandimwe, haranira kuba nka Debora. Nawe birashoboka cyane ko wahinduka ijwi ry'Imana mu bihe byose. Duhanze amaso Yesu, tuzabiba imbuto nziza tudacogora. Impagarike yawe n'ubwenge bwawe bishyire mu biganza by'iyaguhanze, uzaba igiti cyiza kigaba amashami.